icyambabazaga mama batamuriza yarankubitaga. Sha ndashoje. Mama batamuriza yarankubitaga. Ubwo abagabo bagiye kunseka bati umuntu wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Na hano muri iki giterane harimo abagabo batatu nanjye wa kane mama batamuriza yadihira rimwe. Byaturuka kuri. Ngira muramu wanjye w'imyaka 28 ni inkumi anyita papa. Kandi ari abakobwa nta stress bagira. Icyambabazaga mama batamuriza yarankubitaga. Sha ndashoje. Mama batamuriza yarankubitaga. Ubwo abagabo bagiye kunseka bati umuntu wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Na hano muri iki giterane harimo abagabo batatu nanjye wa kane mama batamuriza yadihira rimwe. Mama batamuriza yari afite sentire eshatu zo kwa Karirosi. Akina Shadokani yarakoze na gendarmerie ku Bwabyarimana. Yigize kumpereza ikofe nitura hasi ahita nkandagira mu gatuza nataniga ndashimira Imana katanize. Yigize kumpereza tsuki ashaka kunkuramo amaso mba ndamukwebye. Ndashimira Imana katayakuyemo mba ndimo kubwiriza ndi impumyi. Utiye guhoraga ikisi. Analize kuko analize yo ni sawa. Analize kuko analize si icyaha. Icyaha ni ukritika iby'Imana ariko analize ko dufite ubumenyi bw'isi. Abantu benshi barasomye. Analize rero nta cyaha. Mama batamuriza nkubitiraga ibintu bitatu ariko nkunda kuvuga bibiri icya gatatu nkakigira ubwiro. Kuko icya gatatu cyo nicyo ku rwego rw'isi. Icyo yandihiraga hari ukuntu nashaka kwambuka ngo njye hakurya muri Canada nkasanga pasiporo yanjye bose nyebyiri nkabansubiye inyuma akaba mpereje ikofi. Hongera nkiyandana ngo nambuke njye hakurya Katari nkasanga arawurose nyebyiri pa umutwe akabarawumpaye. Iriya pasiporo yo kujya hakurya muri Canada bisaba kuba isinyweho neza. Iyo wibeshe gato yahitaga mpereza tsuki. Ibindi bibiri yamporaga yashaka komesa nkatera ni pasi. Nkamubwira ni ntabyo nakora akanyicarira nk'uruhinja. Ikindi yashaka ko nta saa 11 za nimugoroba nazirenza isaha imwe akanshakisha ahantu mfatiye agataraga kubita hasi ntabirariyeho yankubitaga 0 ndashimira Imana yamunkijije gikomera amashi no mutunzi imbabazi. Nabashije abagabo ku Gasave ndababaza ngo umugore wawe agukubise byagenda biti. Umugabo arambwira atakankubita nte ati nazacunga dahari nkazinga imyenda nkigendera. Niba hari igisebo kiriho gikuru no gukubitwa n'umugore. Kandi abikayonza ubwo mperuka yari ku cyumweru niba ari iteraniro rya gatatu nababwiye nabivugiyemo niba ari irya kabiri kuko bagira amateraniro atatu kandi yose aba yuzuye. Narababwiye ngo nuko Imana itahaye imbaraga abagore cyane nk'iziha abagabo. Iyi Imana iza guha imbaraga abagore nk'izo tugira mwari kujya mutudiha gatatu ku munsi. Tugira amanyanga kandi iyo twakoze ibyaha netwemera no guca bugufi tugira umujinya tukora amafuti. Iyo mugira imbaraga nyinshi mwari kujya mutunoba nkuko bitumwana ukoza amakosa. Abagabo bapfusha ntibaze ekonomi. Umugabo ashaka gupfusha ubusi 300 ariko yahaye umugore yayabyaza umusaruro. Umugore ukirimo umwuka w'Imana ugifite indangagaciro za Kristo ushobora kumuha 500,000 akayabyaza umusaruro ariko umugabo ahita agorama agatelefone ke 400 akaba arashize. Aha uko Yesu yamfashe uti mama batamuriza kwifunza igihe kingana iki yanyifunze imyaka 2 n'amezi 8. Nge muri makenzi gutanga iposho mfite imyaka 19 nkayiha umuntu urusha imyaka 21. Gutanga iposho ni domaine yanjye cyane kuko nayitanze nkiri n'umwana. Utiye kwifunza uti ntago mwingiza mubyarana se ntago twigiza tubyarana yari afite ubwenge nk'ubwo abikigiye bafite. Maje kwakira gakiza ndamureka yereye nyifunze ndi umugabo wa 4 nyuma yanjye amaje kwifunga abandi 7 kandi agutera ingume ugahita uhirimanga. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima niho nshoreje. Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Baragitegura cyiza koko bakozi b'Imana ntago nava imbere y'iki giterane ntababwiye uko Yesu yamfashe. Rwose naba mbasize hagati no hagati reka mpakore vuba nihuta. Ndashaka kongera kumva ya makorari. Aha Yesu yamfatiye mu giterane ADPR Muhima yari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3 z'ukwa 3 2023. Baragitegura cyiza bagitumiramo korari Sayuni yo mu cyahafi ni itorero ribo muri paruwasi yacu ya Muhima
batumiramo korari ebyiri zikurikirana, Muhima na Duhuza Umutima. Baragenda barambagiza umwigisha mwiza wahoze yibisha imbunda afunga na kace, nyuma aza gukizwa bamutumira nk'umwigisha. Mva mu rugo iwanjye ntazi ko igiterane kirimo kubera muri Dobandi aho nacuruzaga urumogi. Nshangira n'ikibiriti ku ikorosi impande ya ADPR Muhima. Nera n'igishyimbo cyo bita kubukisha inka amabuye. Ngo mpagere nsanga igiterane kiraryoshe kirarimbanyije, ntangira gukata umuziki urumogi rwamennye amaso ndi mu kinya. Numva dayimoni arambwiye ngo mwana Jameni ntiwi ngo no mu gitaramo ngo urakurama yo kurya. Nahega numva amajwi y'abadayimoni, nkumva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye ngo ninjye muzima uhari. Ndashimira Imana ko nacyumva ijwi ry'abadayimoni, nsigaye numva ijwi rituruka ku Mana. Barahimbaza mba nikweje muri korari Sayuni, hari harimo umugabo muremure w'urwego nsumba, mba muteye deduwa ikofi irimo 61 mba ndayimwibye. Naho kumbi ni igihe cyo guhabwa agakiza njye sinabimenye. Umwuka wera aranzitira sinagenda. Barakomeza barahimbaza mba nikweje muri korari ya kabiri yitwa Duhuza Umutima. Habamo umugore ufite ubushobozi, twubaka urusengero dufite yitanze $24 ari umwe. Afite ubushobozi. Mba nikoje muri iyo korari, mba muteye deduwa, mba mwibye telefone nshyashya yaraguze. Umwuka wera aranzitira sinagenda. Mutekereze namwe. Mfite ikofi itari yanjye, mfite telefone itari yanjye, kabiri nabitwaye nta muntu ndeba kubera iki ntiyufuye ngo nigendere. Umwuka wera aranzitira kuko cyari igihe cyo guhabwa agakiza. Bakira umwigisha w'ijambo ry'Imana. Yasomye ijambo rimwe arisobanura iminota 2. Iyo turi mu giterane hanze ushobora kugira ngo umuntu nta n'ijambo ry'Imana agira, kuko tuba tugira ngo tuvize ku buhamya, ubundi ijambo ry'Imana turisobanura mu rusengero umuntu akaryumva. Yasomye ijambo ry'Imana atanga ubuhamya, avuga ukuntu yibishaga imbunda, afunga kace, aniga abantu akabambura amashakoshe. Akoze ku buhamya numva arantonetse. Arakura ubuhamya icyokere kirandenga, mpinda umuriro, ubwoba burantaha. Agiye gusoza numva ninjye arimo gutoneka. Agiye gusoza abaravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba urimo ukeneye kwakira agakiza ngo amanike ikiganza. Sinzi ukuntu natombotse nti ndashaka kwihana. Abaririmbyi batari hano we bati nimucungane n'ibyuma na mikrofone, batacuruza amazi ataraye, bataranguza mu mangazini ataraye, induzi baziravuze. Pastor witwa Bodowe Pascal ari mu kiruko cy'izabukuru na mwarimu Specioza uraye neza madamu wanya kugenda Kayihura Jacques. Barahaguruka baravuga bati nimutuze, n'uwari Sauli yahindutse Paulo. Bati ntabwo mumuzi, niyo mpamvu muvuga mutyo ntabwo mumuzi. Nanjye mba nditakomye nti nukuri natsinzwa n'ijambo ry'Imana, nti n'ikimenyimenyi, ntimfite ikofi yuriya mugabo. Umugabo ngo areba ati n'igipasi yagiturikije. Ijambo ry'Imana n'ubuhamya bigira imbaraga. Ijambo ry'Imana n'ubuhamya umunyabyaha arabyumva iyo ari ubugingo akakira izo mbabazi. Mba ndayimushubije basanga 61 aruzuye. Mpita mvuga nti kandi nuriya mubyeyi ni yakire telefone ye ne nayitwaye ngo arebe mwishakoshe, ati nagasakame yagafunguye ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korari barebaye. Aho niho nahise mbisubiza, nihana kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntako ngira, gusoresha abaturage nakorana na leta, mukino witwa iz'ubwenge, garuka usubire, kunywa urumogi no kurucuruza, gukodesha amazu atarayanjye. Ndihana ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni, nka kimwe cyavuye ku bitugu bya Mukristo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ndi umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Komera Imana amashyi neza, uyimpera impundu, ni umwami w'amahoro. Bibiliya yavuze ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Hanyuma harimo abantu bajya bavuga ngo nuko imena inda. Iyo dutanga ubuhamya tuba dushaka kuviza ku bintu bitatu. Icya mbere ni ukugira ngo twerekane imbaraga z'Imana. Icya kabiri ni ukugira ngo tumenye amabanga ya Satani. Icya gatatu ni ukugira ngo duhumurize abafite abo batarakizwa ngo nimukomere, Yesu akomeje akazi. Kandi ikindi ni mujya kuryama mujye mucungana no munsi y'igitanda cyanyu, inyuma y'inzugi, munsi y'ibiraro by'inka, kuko njye waregisi niba narakijijwe abandi baracyariyo. Ikindi ni mujya muza mu giterane nk'iki ngiki cyangwa mu nsengero, jya ucungana n'ishakoshi yawe na Bibiliya, kuko ibyaro byose ntabwo ari amata. Dore mushiki wanjye yahise areba ku ishakoshi ye,
kuko ushobora kujya mu mwuka cyane wicaranye n'umujyama agahita gutera deduwa ugatahurira nk'uruhinja. Ndahumuriza umubyeyi ufite abana bamunaniye, ndahumuriza umugabo ufite umugore waguye, ndahumuriza umugore ufite umugabo waguye. Komeza wegera Imana, wirinde ibyaha, iyafashe ruharwa regisi iracyakomeje akazi. Ongera uyikomera amashyi, ni umwami w'amahoro. Hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge, hombeka oyavuga ngo Yesu we. Amakora arakeneye kuririmba, nanjye ndajya kure kandi hari n'utundi turimo ngomba kujya gukora. Ariko nza sinena tubabwiye, nshobora kugera mu rugo nkakarabya abana, nshobora kugera mu rugo nkateka. Iyo umugabo uri mu mwuka w'Imana ntaga gatuzu karega ngo uvunishe umugore mwashakanye, cyane ko umugore ataza ari umukozi, aza ari umufasha. Hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge, hombeka amaso dusenge. Bibiliya yavuze ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ubaswe n'ubusambanyi, ubusinzi, urumogi, tabi ry'ubugoro, kujya kuraguza, kwanga nyoko bukwe, kwanga baramukazi bawe, gukina urusimbi, ubusinzi, urwagwa, kanyanga, akayuki, ivubi, mukubita umwice, sinzi unyuza, urabaswe. Hombeka amaso tubibwire Yesu. Ndashaka gusengera abantu babiri muri iki giterane. Ndashaka gusengana n'umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba adakijijwe, ibyaha bikaba byaramuzengereje, akaba yumvisha ijambo ry'Imana n'indirimbo ziryoshye z'ababaririmbyi, akaba agize icyifuzo cyiza cy'uko twamuhuza n'Imana nawe akakira izo mbabazi Yesu atanga. Undi muntu wa kabiri nsengana nawe, ndasengana n'umuntu wose ari umurokore aragwa. Wose uri umurokore mwiza, nyuma uragwa. Amaganya y'iyi si n'ibihendo by'isi birakuniga, uva mu gakiza usubira gukora ibyaha. Ubu tuvugana waraguye. Iyo tuvuze kugwa, hari igihe analize ku bumenyi bw'isi ahita avuga ati se ko nta bisebe mfite naguye gihe ki. Iyo tuvuze kugwa ni ukuva mu gakiza ugasubira gukora ibyaha. Ubu tuvugana waraguye, wumvisha ijambo ry'Imana, wumva n'ubuhamya n'indirimbo z'abaririmbyi, ugize icyifuzo cyiza cy'uko wakakira imbabazi z'Imana. Zamura ikiganza tugusengere. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Na hariya ruguru muri VIP ndashaka gusengana n'umuntu ukeneye kwakira agakiza aribwo bwa mbere, n'umuntu wese ari umurokore akaba akeneye amahoro Yesu atanga. Zamura ikiganza tugusengere. Kandi uko kwakira agakiza harakiramo n'indwara, uko kwakira agakiza hasubizwamo n'ibyifuzo wari ufite. Umuntu ukeneye kwakira agakiza n'umuntu wese ari umurokore akagwa. Zamura ikiganza neza maze utere intambwe uzunsange hano. Tere intambwe uzunsange hano. Mutere intambwe muze musange hano. Mwigire hino, mwihute. Aba mu munsi ibiganza mutere intambwe. Wigira isoni mushiki wanjye, wigira isoni mushiki wanjye. Yego rata. Urabizi wari umurokore uragwa kabiri, ntabwo ukijijwe, uri iniga nkuko nanjye nanywaga urumogi. Ngwino tuguhuze n'Imana. Imana iguha umugisha rata. Ejo bundi waba uri umukozi w'Imana. Yego rata, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ndacyahamagara. Urabizi waraguye kabiri, ntabwo ukijijwe, unywa inzoga, wanga nyoko bukwe, wagambiriye kwiyahura, ugira umujinya.